baho pe. Kana umugabo byavugaga ko ari umukristo cyangwa bari muri babandi wahoze uvuga. Uwo mukristo ari muri bwa buntu bw'ubunyanga bwashuka mame mu bugambo bwandagaswi bumwe busengana bwandaga muri ndagaswi umuntu akagwa mu karengane. Ariko gose abantu b'Imana basenga barahari bataba bashenzi ndetse hano mwino fase hari n'umuco gakondo. Hari umuco ufite ubumuntu rwose ntawarenganira ntawahasonzera imfubyi bayirera nta burangazi banagira pe. Ashimwe nshuti bakunzi b'umusaraba, nshuti ba TUT tubageranaho ubwuzu TV nkuko mu bisanzwe mubimenyereye ni muri ya gahunda yacu ya bamerewe bate. Uyu munsi turi he? Uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba aho twaje kuganira n'imiryango itandukanye, ariko uyu munsi twahisemo uyu mama. Uraho neza? Yego ongera ijwi kugira yego sashimwe ahimbazwe. Uri umukristo? Habwe icyubahiro. Usengera he mukecuru? Abadivanisiti. Amazina ninde? Nitwa Rasheli Mukabera. Mukabera afite imyaka ingahe? Afite imyaka 64. Turumva ko uri umuntu ukuze ufite inararibonye mu buzima. Uyu munsi turi muri gahunda yo kugira ngo twigishe abantu, turebe uko abantu bameze kuri iyi gahunda yatubageraneho ubwuzu cyangwa se abamerewe bate. Turagira ngo utubwire ubona ute mu byumba by'amasengesho, ni iki ukunda kuhabona cyane? Ikintu nkunda kuhabona cyane mu byumba by'amashengesho n'uburangazi. Uburangazi no kuvuga senga, ariko hari abantu basengera ku matorero bakagira igihe bazinduka bajya no gusenga ku minsi yo gusenga, ariko hakaba n'ibyumba biba mu ngo nk'abadamu banga bakaba baza ati ni muze dupfukame dusenge, enda bakasenga koko. Ariko hakaba n'ubundi buryo basenga harimo uburangazi, hakabwo bamara n'ibyumweru iyo ngo bari gusenga, hakabwo ariko noneho hakabwo bajya no gusenga mu bintu bidafite gahunda sitati. Umugore akaba ari kugenda atumvikana n'umugabo we, umugabo nawe akaba ari kugenda atari kumvikana n'umugore we, kandi bakabyita ngo bari gusenga, kandi bari kumarana, kandi bagaruka bakanafuhirana mu bagore bamwe cyangwa mu bagabo bamwe. Kiri no kuri iyo gahunda yo kuvuga ngo barafuhirana, twaje no muri iyi gahunda tubona hano hari ibyago byahabaye. Byari byagenze bite? Nyine byari byagenze nyine mu buryo nyine nkuko kose, ku buryo kw'izo mpanuka zabayeho z'ubwicanyi, ariko mubyeyi nta kintu yabasha gukora Mana. Ni abantu bisengeraga mu itorero n'ibyumba byo hanze by'uburangazi ntabyo bajyagamo, kuko impamvu ngiye mbivuga cyane, maze iminsi mbona abantu bapfa mu rupfu rw'amanzaganye. Twibutse gusenga ngo umuntu kwivuza ni icyaha, kuba yajya nko kwa muganga nk'ikirenge kikaba cyashirira kikarinda kibora, ngo igisebe kizavugwa ngo no kwa ngo mu gusenga, kandi muganga afite kukimyoraho ibibi mbere z'igihe akacyoza rwose bakakivura. Kuvuga ngo ugomba gusenga ariko kongera ukajya no kwa muganga ukivuza. Tukwiye gusenga tukabishyiraho n'ubushobozi nk'uko Imana yahaye abantu ubuhanga, ubumenya muntu bwo kugira ngo bamenye kuvura icyo ari cyo. Tunibutsa n'abantu hano twari twahaje, hano habaye ibyago, umusaza yishe umukecuru, benshi bavuga ko yamubeshyeraga ko amuca inyuma, mu by'ukuri ntabwo ari byo. Yewe umve nkubwire rwose, twese ngo dutegereje ijuru. Uriya mukecuru atagiye mu ijuru azaba ntacyo. Yewe yashatse kugira ngo icyo cyaha urupfu gura mukecuru, nubwo habonekamo ijambo ryo gusebanya ryo kuvuga gutyo, iryo jambo akaba yararivuze. Nta uzagemera n'uyu kuva ku mwana muto kugeza kukuze, ku muhungu n'umukobwa n'umusaza n'umudamu wari utuye umusozi. Aka kagari ka Nyabisindu nta uzabyemera. Ndetse n'amahirwe uyu mukecuru cyatumye agera, yaturanye n'abakristo gusa, abantu b'inyangamugayo, abagabo ba hano n'inyangamugayo n'abagore baho pe.
umugabo byavuga ko ari umukristo cyangwa bari muri babandi wahoze uvuga umukristo ari muri bwa buntu bw'ubunyanga bwashuka mame mu bugambo bwandagaswi bumwe busengana bwandaga muri ndagaswi umuntu akagwa mu karengane ariko gose abantu b'Imana basenga barahari bataba bashenzi ndetse hano mwino fase hari n'umuco gakondo hari umuco ufite ubumuntu rwose nta warenganira nta wahasonzera imfubyi bayirera nta burangazi banagira pe rwose ariko hirya no hino turi kubona bicika mu bari mu bakobwa bakajya abasore bakajyana abakobwa bari gusenga abakobwa nimutushakira inzego zo guhana abakobwa bacu abasore bacu tujye twicara hasi nk'agatsiko mudushakire mu tugari badutorera abantu b'inyangamugayo noneho bajye bagira ariko abaturage bafite uburenganzira bwo kwitorera abayobozi bababereye kandi b'inyangamugayo iguhe neza izo nzego nizitogwe nizimara gutogwa nk'izi bari gutora bongere bakome nko abantu babiri mu isibo bandi babiri mu isibo bajya bose bateranira hamwe bateranye nk'urubyiruko rw'abakobwa maze nk'umudamu ahaguruke w'inararibonye nk'umugabo w'inararibonye nkuriya yigisha igitsina hungu yigisha igitsina mukobwa uko yifataga uko byagendaga noneho bazane guhanura abana nicyo gituma ibintu byacitse ariko ngira ngo ubuyobozi bw'amatorero atandukanye buba bufite buryo bwubakitse buba bufite abarimu bahugura imyambarire imitekerereze n'imyitwarire mu rubyiruko ndetse n'abantu bakuru akambiguhe neza amatorero arimo arigisha yamara kwigisha ikavuga ibya Bibiliya ariko hari umuco gakondo ihanura ikwiye kwigisha nk'abasore umugabo akamubwira ati twahuraga nibi tugahura nibi tukagenda tubona gutya ariko tukora gutya umukobwa nawe ukamubwira uti umukobwa iyo wamaraga kujya nko mu migenzo ya kera y'umukobwa ishinzwe umukobwa ati wifata gutya ari uko uri mu mwiherero ibyo byabagaho no mu matorero none bubajye muri ndagaswi nuko usenga urusimbo karudaseze no kuvuga ko urubyiruko rw'ubu rutukimvira inama z'ababyeyi zari zikwiye abakobwa ngiye nifata nk'abakobwa batanu nk'uyu mugabo uramubyeyi yafashe abakobwa batanu icyo gihe kibayeho hari ikintu twakonoramo tukajya tubona nk'abakobwa barasabwa ku musozi ari nk'abatanu ari nk'abane baboneka ariko noneho ngubu icyo dukuriyeho ahuko barasohoka umukobwa afata iya mbere afata umukobwa kwa runaka ashora nk'ujyanye amatungo hehe ku isoko umugore ave mu itorero ngo yire gusenga afata abadamu bajya kwicuruza gusa bacuruza bangirizanya gusa nta kintu naho umuco wo kwicuruza surahaba itabaza abantu si mu bantu bari hanze nta muntu abantu bari kuvamo ubumuntu bwo gukunda no gukundana nyamuneka ni mudushakiro igihe cyo kugira ngo dushake imishyikirano mugarure ubumwe bwo kunga abana bacu imitima yarasandaguritse ubona ari iki gikwiriye gukorwa n'ubujyanama abajyanama ngo bishimbwa y'umwami bayicira batajya inama abajyanama bishimbwa y'umwami bayicira batajya inama ninsanga uyu mubyeyi nzamufasha umwana we agira ubuzima bwiza nanjye nansanga umwana we nzamutakira agira ubuzima bwiza none ibintu bibe okay nibucya dusabisha umukobwa ibunaka nibucyura mugabo ngomba kugenda nkamwubakira nkamwigisha agatunga umugore kandi urwo rwari rusenyutse ubwo ni ubumuntu mu bantu rwose twiyunga hanyuma ibyo byumba by'abasengesho byo urabagiraho inama iki ni iki gikwiriye kwitabwaho mbere na mbere guturuka hasi rero noneho ubuyobozi nabwo izo nzego ziri gutogwa niba kiriya cyumba kigiye hariya kitazwi kitanatanyuka ku itorero ni icyumba cy'abagore bose bakinangura bajyayo bagafata abakobwa banjye simbabwire banyuze mu mwuka binangura bajyayo binangura bajyayo noneho njyawe uri umubyeyi uyu yamubwira umukobwa ntiyumve uriya yamubwira ntiyumve ibyo bintu ni ibiki noneho n'ubuyobozi bufite gukurikirana twebwe nk'abo bantu batowe bagatanga amakuru babwira gitifu bakabwira uwungirije gitifu bati kiriya cyumba bari abakobwa bajyayo cyangwa mugabo washinze icyo cyumba ku musozi gute ese mugore washinze icyo cyumba gute icyo kintu urakigutumye urakoze cyane kuduha amakuru Imana iguhe umugisha amen rwose kandi Imana ikujya imbere igushyigikire mu murimo rwose ikongerera gutokora ubwonko kugira ngo icyo kibazo mukige umufashe u Rwanda rw'ejo ruraducitse ariko ugira abana banjye 9 narababyaye narabashyingije
barashatse bafite amago yabo, ariko ndi kugira abuzukuru kandi umwana wa mugenzi wanjye yarambabaje. Iyo umuntu w'umukobwa cyangwa w'umusore agiye gushyingirwa ni iyihe nama ya mbere umugira? Inama ya mbere muha ndamubwira, baranabizi nge, inama ya mbere muha ndamubwira, ntuve mukobwa rero ugiye gushyingirwa, ugiye mu muryango, kubaha umugabo wawe. Mu gitondo icyo uzakora ni kimwe, kwimenyereza kubanza kumwakura mukiri ku buriri, waramutseho, yataha wiriweho, waba nagiye ukamubaza ati ko twariye turifuza iki cyo turakora turajya none, umugabo wowe ugatanga randevu nayo icyo urashobora muri buhurireho. Noneho rero wa mugore wa mukobwa nkanamubwira, ntuve rero mukobwa, nubwo ugiye usanze umuryango, kubaha sobukwe kwa nyoko bukwe, iyo utahabasanze ukasanga abagabo banyu, ugasanga abaturanyi bagosaho, nibo ba nyoko bukwe, nibo ba sobukwe, ugomba kumvikana. Kandi umuntu yakubwira ukagira ucya ukagenda ntusubize, ukabanza ukareba icyo akubwira yanagutuka ukigendera, bugeje azakureba akubone mu bumuntu buzima. No kuvuga ngo no guca bugufi, kwirinda kugira icyo uvuga, agaca bugufi, none hakumvikana n'imiryango, ntajye gusaranguka, ahubwo ukagenda neza uzi kugiye mu muryango, apana ubusaze. Nturanyumva neza? Ati ndabyumva mukecuru. Abakobwa benshi baraza bakashima n'abagabo benshi bakashima.